munyarwanda munyarwandakazi wowe ukunda amahoro n'ubwumvikane, wowe unyotewe na demokarasi isesuye n'ubwisanzure, wowe urwanya ivangura iryo ari ryo ryose, wowe uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, wowe wifuza ubutabera butabogamye, wowe ushaka ukuri n'ubwiyunge nyabyo, wowe unyotewe na leta igendera kandi yubahiriza amategeko, wowe ushyigikiye ubwubahane n'ubworoherane, wowe wifuza kurangiza burundu ikibazo cy'impunzi, wowe urangamiye amajyambere yaramba kandi asaranganyijwe. tabara abanyarwanda bazahajwe n'ingoma y'igitugu. bitekerezeho baje gufata abakomunisiti ndicecekera kuko ntari umukomunisiti, baje gufata abari mu mashyirahamwe y'abakozi ndinumira kuko ntarimo, baje gufata abayahudi ndaruca ndarumira kuko ntari umuyahudi, baje gufata abagatolika sinavuga kuko ntari umunyakatolika, hanyuma baza kumfata murumbugira kuko nta wari usigaye. Banyarwanda nimuhaguruke dutahirize ku mugozi umwe. Raditahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira i Washington DC muri Amerika. Banyarwanda banyarwandakazi, ndongera kuba ikaze muri kano kanya turi kumwe n'umutumire wacu. Ikaze kuri Raditahuka, uranyumva? Ndakumva mire neza bakunze kumva Raditahuka. Urakaza neza kuri Raditahuka, watangira usuza abanyarwanda muri rusange? Ndasuhuza abanyarwanda bose bakurikirana radiyo itahuka, kaba nsuhuza n'abanyarwanda bose bari ku migabane y'Uburayi, bose muri Amerika, mu Bwongereza n'ahandi hose, n'abatuye mu Rwanda bashaka gukurikirana radiyo itahuka. None ndagira ndakumva. Komeza ndakumva. Ndiye ku mugabane w'Uburayi, kaba mpatuye nk'impunzi y'ihunga ivuye mu Rwanda. Nari umusirikare wa RDF, umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda. Kaba narinjiye igisirikare mu 1993. Kaba naravukiye mu burasirazuba bwa Kongo muri Nord Kivu zone ya Rutshuru. Nk'uko twari tubatuye bitewe n'amateka y'ivangura, ababyeyi banjye bari impunzi muri 1959, ariko nyuma yo kumva yuko turi abanyarwanda baramira kuba nasubira mu gihugu cy'amavuko cy'u Rwanda. Ariko siko byagenze naje kwisanga kandi nongeye kuba impunzi bitewe n'amateka mabi yakomeje kuranga igihugu cyacu, baba abakiyoboye mbere n'abakiyobora muri iki gihe. Igihugu cyewe n'abanyagitugu basa nkaho batitaye ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Ndagira ngo ahanini bagezeho ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda n'iby'abategetsi bakoze kuva FPR Inkotanyi yatangira urugamba, akaba ari cyo kimbabaje kugeza igihe nicyo kinanteye no kuba impunzi. Cyane cyane ndahera ku gihe cy'intambara ubwo impunzi zahungiraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihe yitwaga Zaire. Badushoye mu ntambara itagira inyungu, ari inyungu z'abategetsi bo hejuru, barimo umuyobozi wabo mukuru General Major Paul Kagame. Ikindi kwibaza kugeza igihe ni uko hariho abazi ukuri bakuryamiye ntibavuze ukuri kugira ngo ibibazo bikemuke, ahubwo tugakomeza tukaryana ubwacu. Abo karokotse ubwicanyi bwa General Major Paul Kagame bakomeza bakahashyirira. Kaba mpagurutse kugira ngo ndwanye ibyo icarobozo riri mu gihugu, irindi ibikorwa by'abakongomani bafite isano y'Ikinyarwanda. Icya mbere ndabagezaho ibyabaye muri Kongo. Muri Kongo nari umusirikare wa RDF, nyuma nza gushyirwa mu basirikare ba DMI. Bari kudushyira Gisangani kwica impunzi.
kiyobowe na kapiteni Shema wari wa Demayi na Irete na Frank Batimake. Impunzi kuko zageze Gisangani ni imihanda zaturitsemo hose, hari zaje zituruka Tingitingi, zigeze ku mazi zigotwa amazi zihoraho zinyura aho zarahashyiriye. Ibyahabereye nibyo ngiye kubagezaho nshuti banyarwanda, abaduteze amatwi n'abateze amatwi radiyo itahuka. Tukubivuga kugira ngo wenda bishimishije, ahubwo ndivuga bitewe n'akababaro n'akarengane abanyarwanda bakomeje guhura nako. Twafashe abanyarwanda bica urubozo mu buryo burenze ikiremwamuntu, kuko ari we wari utuyoboye nawe akuriye na General Major Paul Kagame na Jacques Nziza, umwicanyi kabuhariwe wabategekaga. Barikoresheje inama bategeka ko iyitwa impunzi y'umuhutu yose iri ku butaka bwa Kongo yicwa. Bavuga yuko itari bubikore nawe ari buhite yicwa. Bategetswe kubikora, ababyanze nabo bahise bicwa. Muri bagenzi banjye bamwe bahise bicwa ku kanya. Ababikoze nabo bari bahisemo ubwoko bw'abatutsi, kuko bavuze yuko batizeye abatutsi Uganda, abatutsi i Burundi n'abatutsi Tanzania. Ababikoreshejwe ni abana batutse muri Kongo. Bafashe impunzi zazitutse Tingitingi, batupatira amamodoka mu bice twatwaye mu bice bitandukanye. Hariho ibyo twatwaye hakurya y'amazi aho twari biva rwose, ni ibihumbi n'ibihumbi twahiciye. Ahari natwa Bafasende mu birometero 59 naho uvuye mu mujyi wa Gisangani, twahiciye ibihumbi n'ibihumbi ku myobo yo twari twateguye dushyiramo izo mpunzi. Tutitaye ku bana, tutitaye ku bagore, tutitaye ku bari bakuze, kuko itegeko ryari kumara uwitwa umuhutu wese uri ku butaka bwa Kongo. Twakoresheje uburyo bushoboye, haba amasasu, bwaba ubufuni no kubambika amashashi no kubashyira ku ngoyi. Turangije twabakabye mu buryo byose twarateguye hirya no hino, hirya mu mutegerezo w'umujyi wa Gisangani, kuko byari byateguwe kandi ibintu byakoranywe ubuhanga biturutse hejuru n'amabwiriza ya General Paul Kagame. Twabapanzemo nk'amasiteri y'inkwi, hejuru yaho dushyiraho amashitingi kugira ngo tugarutse tuzongere dutangure dutwite nk'uko gahunda zari gukomeza. Nyuma yo kurangiza twataburiye imirambo turayitwika. Mu gutwika iyo mirambo itazi twari inyuma zitwa Feve Zaire, dukoresheje ubwato bwa moteri buri joro. Twakoze imirimo badutegeka ko dugomba gukora ubutaruhuka, kuko niko twabigenze, haba kuyigura kugira ngo natwe tutasiga ubuzima. Bari abasirikare batoya, tagomba kwanga amategeko atitse hejuru bukuru, kuko umutegetsi wese abaturage bamwumvira. Natwe niko twari abasirikare batoya twumviraga Kagame, twumvira General Major wari wakiyoboye itegeko Kabarebe, tukumvira Jacques Nziza na Shema, Kapiteni Shema wari dukuriye. Turangije imirambo aho kwitwikira itazi turimena mu mazi, twakomeje noneho ibindi bikorwa bindi by'ubugizi bwa nabi. Ubwo umuryango w'abibumbye watabazaga ati nyaboneka impunzi zirahashirira muri Gisangani, babazaga General Major Paul Kagame nka perezida wari uyoboye igihugu icyo gihe, nubwo aserivisi nubwo ari perezida, ariko yari ariho nta kazi ashobora gukora, kuko igihugu cyakiyobowe na Kagame. Igihugu cya Kagame yari umukuru w'ingabo, akaba umukuru w'ishyaka rya FPR, akaba rifite ubutegetsi bwose mu ntoki. Bamubaza bati iyicwa ry'impunzi muri Kongo bite ko bikorwa n'abasirikare ba FPR? Ati reka da. Bahamagara Kabarebe Kinshasa, ati Kabarebe uyoboye imirwano Kinshasa kumaze impunzi. Kabarebe ati reka da. Bahamagara Kabila wari perezida wa Kongo, ati reka da.
hari nta mpunzi y'umuhutu iri kwishyurwa ku butaka bwa Kongo. Mu gihe mu by'ukuri nkatwe twari duhari twabyumvaga tukumva dukubitwe n'imvugo tukaba turimo turi kubikora twica impunzi. Bahabuza imiryango itabara kugera aho izo mpunzi ziri kugira ngo batareba ibihakorerwa. Turangije imiryango mpuzamahanga itajya kugira ngo hakorwe iperereza bahise babyanga. Kapiteni Shema niwe wari umwungirije Liyetona Frank Basimake batusaba ko dukora amasaha 24 kuri 24 utaryama, kuko niko twabigenze. Ubwo umuryango yazakora iperereza tukayiheza mu gihe gitangana, bamwe tukanabarasa bavuga ati nta kundi iyi nzira yo turimo ntigendwa kuko amategeko twayahabwaga kuva hejuru. Ndahera ku miryango itabarira kuri Aruje, harimo bamwe bo twicaga bashaka kugira ngo bamenye ukuri ariko bakananirwa kuhagera. Imirambo kugeza ubwo tuyimuriye muri ishyamba ibirometero 150 ritagendwa kugira ngo tuburizemo iperereza. Ibyo ni icyarubozo byabereye Gisangani n'impunzi byahiciwe z'Abanyarwanda, abandi bicaye Mbandaka n'ahandi hose muri Kongo. Mu bwicanyi bwateguwe na General Major Paul Kagame n'abandi ba General Ayoboye. Abo ntunguru pote harimo Jacques Nziza ari we wari ukiri ibikorwa bya gisirikare bya DMI, nakaba ari we watuyoboye muri Kongo. Noneho ngakurikizaho ubwicanyi bwabereye muri Kami. Ariko reka unyemerere gatoya tubanze tugabanire kuri ibi ngibi uvuze byabereye muri Kongo, turajya mu by'Ikami nyuma kuko ibi uvuze byabereye muri Kongo byakora ikiganiro kikamara hafi n'ukwezi kitararangira, kuko iki kibazo cya Kongo naragikurikiranye cyane. Ikibazo cy'ubwicanyi bwo muri Kongo turacyana kivugana kuri Raditahuka. Uvuze ibintu kandi nagira ngo bisobanuke abanyarwanda bateze amatwi Raditahuka bagerageze bavanemo amasomo, kuko natangiye bivuga nti ibi bintu tugomba kuganira ariko tukavanamo amasomo. Ndagushimiye cyane kuko nagejeje no kugira ngo uduhe background yawe. Urivugiye uti mvuka Rucuru, winjiye muri FPR Inkotanyi mu 1993 umusirikare wa FPR Inkotanyi. Iyo background duhaye irahagije, ariko kuvuga uti twakoze ubwicanyi kandi ukavuga ko mwakora ubwicanyi Abanyarwanda, uti ngiye nari umunyekongo nagiye mu kike FPR Inkotanyi kugira ngo dushaka ubwo burenganzira bwacu dusire mu Rwanda nk'Abanyarwanda. N'uburenganzira bwawe icyo ntabwo twakitindaho. Icyo ngira ngo nkubaze ndakwibariza uti nageze mu gisirikare cy'u Rwanda nabayeho muri DMI, ujya muri DMI. Ibi bikorwa by'ubwicanyi utangira kubijyamo niyo turi muri Kongo, utangira kubijyamo mu kwica Abanyarwanda, wowe wasubije amaso inyuma usanga impamvu ibikorwa barimo kubigushoramo kandi atari byo waharaniraga ko usubira mu gihugu cy'u Rwanda ukibera umunyarwanda nk'uko ubyifuza, none ushoye mu bikorwa by'ubwicanyi mu gihugu cya Kongo. Gerageza uduhe atmosfere ndetse n'uburyo wabyakiriye bakubwiye ko ugomba gutangira kwica impunzi z'Abahutu muri Kongo. Intego dutera u Rwanda ari intego ya FPR y'abasirikare bose basere twari kubohora igihugu n'Abanyarwanda muri rusange. Ako twaje gusanga nta ngoma ya Habyarimana yo twazwanyaga n'ingoma yari yewe na Kagame. Mu by'ukuri kuko nabivuze mvuka muri Kongo, navuze ko ngate ndi umunyarwanda kwa Dei bahungiyeho muri 1959, ariko ndi umunyarwanda. Kujya mu Rwanda rero byari ishema kumusuye mu Rwanda, ariko kongera bakadutegeka kwica impunzi kuko naje kandi nari muri Kongo nk'impunzi. Nibyo kugeza uyu munsi nibyo biti mwumva bamwe bahakana babaza Kagame ati wishe impunzi ateya ati munyereke wabihagazeho. Nicyo cy'intego kugira ngo ibitangaza byose bizagaragara abazabikenera ku buryo ngaho kubereka aho byabereye naho twari turi n'amazi twari turimo byose. Nicyo nshaka kugira Abanyarwanda muri rusange.
none hano uravuga uti ubwicanyi bw'Ikisangani ni ubwicanyi bwavuzwe mu binyamakuru ndetse no mu maraporo za mapping report bugaragaramo Kisangani, Mbandaka na za Wenze Secret. Ubu bwicanyi buragaragara cyane nkuko ubyivugiye uti haguye ibihumbi n'ibihumbi kuko nawe ubwawe ntabwo wabasha kubara. Gerageza utunyuriremo umunsi ku munsi, mwarabyukaga mu gitondo mugakora iki, bukira mukaryama, tubwire ubuzima bwanyu muri ibi bikorwa by'ubwicanyi mwabaga mumeze muti? Ni ubuzima bukomeye, ni ubuzima navuga ko ari ubuzima mbese ntabwo ari ubuzima kuko ni urupfu nk'urundi. navuga ngo urupfu nk'urundi kuko ni ibintu twakoze duhagarikiye n'imbunda kabiri natwe nibwo twari dufite ariko twaduhagarikiwe ko benshi basize ubuzima nabo bicwa nta kurwara ati narwaye nta bakadusaba gukora amasaha 28 kuri 28 ubutaruhuka. Noneho hakaba gupakira imirambo kuyikura mu mwobo umwe twarayirunze tukongera tukayitwara handi aho kwitwikira ibirometero bindi bigera kuri hafi kujana mu modoka twagiye tukajya twayipakurira. Ni umurimo twakoze kugahato, umurimo ugoye, umurimo uteye agahinda. Imirambo kongera kuyikura aho twayishinguye ni icaruwe ngira ngo kwisi nta nibo bwa mbere twebwe sinzi ukuntu nabivuga n'ibintu birenze imirambo kuko twabishyira bye harimo ku bice bwa mbere tubashyira mu binogo, ku bice bwa kabiri tubatwika, twabishe kabiri. Njye niko mbibara. Ni imirimo twakoze y'agahato igomba kuzabazwa General Major Paul Kagame, ikabazwa Kabarebe n'abandi bayobozi bari bahari. Ariko harimo abere tukuvuga ariko bose arabicana, harimo bamwe bayobozi babere ba gisirikare badafite aho bahuriye n'ibyo bibazo. Aho navuga nka perezida wari Bizimungu n'ubiyeri nta na gato nta n'umutungo ufite. Abandi bona uwo mirimo turi inyuma ni ibikoresho byose byavaga i Kigali, yaba amavuta n'amafaranga yavaga i Kigali kuko nibo bari bakuru muri ibyo byose byo twakoraga. Reka turacyakomeza kino kibazo ndagira ngo gisobanuke. Uravuze uti ngo mukiri aho ngaho muri Kongo bakoresheje inama bavuga ko icyitwa umuhutu wese kigomba kwicwa. Iyo nama waramenye ko yabaye ite? Ayo mabwiriza wayahawe ninde wayakongoreye? Kuko uravuze uti hari inama yabaye ivuga iti icyitwa umuhutu wese kigomba kwicwa. Ikindi nanone hano uravuze uti twicaga abakozi ba Croix Rouge. Hari ingero zifatika ufite? Zirahari, ingero nyinshi zirahari. Aho twiciye hakurya y'amazi ahitwa Rifa Goshe bagiye kureba impunzi zazivuye ingitindi zifashe umuhanda kugira ngo zinjire mu gihugu gitangani. Abakuru bakomeje kuzirikaho duhabwa ndegeko yuko tubica imodoka zaho na zitwazisahura. Iyo ni ibintu nahagazeho kandi twakoze amategeko utumva izikindi nga amategeko twahawe nande inaho twayikoze ari n'umugura mu gihugu gisangaye twikoreshwa na Captain Shema. Ubu ayoboye bamuhinduye ubu ni umupolisi amushyize mu muyobozi mu bapolisi aje bamuha major. Uyu wari umwungirije Captain Captain ubu ni Captain ayoboye brigade ya 408 Ruhengeri. Ni inkozi z'ibibi, ni inkora amaraso. Icyo no by'Abanyarwanda badukoresha inama ati nitwibaze impamvu turi ubwoko bumwe. Babasubiza ati ntacyo tuzi, ati kwa twarubamitse abatutsi gusa n'akazi twateguriye tugiye gukora. Ko twahuje n'abavuye za Kigali ndakumva komeza. Twari duhujwe n'abari bavuye za Kigali n'abandi bakuyemo mabata hirya no hino ku buryo tutaziranye. Noneho bategeka ko
ugiye kumbwira ko bino bikorwa by'ubwicanyi bwose byabereye muri Kongo byayobowe n'abasirikare b'abatutsi nta musirikare nakwita ko wo muri RDF umuhutu wari urimo? ntawe ndihagazeho, nta muhutu wari uhari kuko abo twitaga ni bene wabo, ni abantu twabikoze dutoranyijwe, ni akazi mwaratoranyijwe. Icyo kintu urumva rwose wagikonfirma kuri radio ko ibi bintu byakozwe n'abasirikare b'indobanure b'abatutsi kandi bagira ngo muharanire ubwoko bwanyu? cyane niko bimeze, twararobanuwe ku buryo twisanzemo na Shema ubwo twaramubaje ati kuki turi indobanure ngo natwe tubyibazeho ngo ni ibintu tugiye gukora, ngo amazina yacu aturutse mu leta major Kigali, ngo kuba twahurizwa aho twese iyo twagiye turuka hirya no hino ngo ni ibintu byateguwe, nibwo batangira kudusomera akazi ko tugiye gukora. Ati nta kuvuga ngo ndanze, nta kuvuga ngo ndarwaye, kuko amazina yacu atoranyije, kuko Kigali batoranyaga ahantu uvuka bakamaza bareba igihugu wakiturutse, kuko winjye gisirikare bafite imyirondoro yawe yose nuko babigenza. Icyo kintu ndumva gisobanutse. Uravuga uti Jack Nziza, Kabarebe na Captain Shema na Kabila nibo bantu bane, ndetse na Kagame nk'uko bivuze, kuko Pastor Bizimungu we urasanga ari innocent nta kinazi. Nibo bantu bane uvuga uti nibo bagombye kubazwa bino bintu. Kino gihe Jack Nziza ntiyigeze agera muri Kongo, yoperetingaga bino bikorwa yiciye mu gihugu cy'u Rwanda. Kabarebe yari mu gihugu cya Kongo na Captain Shema. Urareba ugasanga uburyo amabwiriza yaturukaga kwa Jack Nziza akagera kwa Kabarebe ari gute? Kuki ibintu bitabazwa Kabarebe ko yari muri Kongo kuruta Jack Nziza wari mu Rwanda? Kuko Jack Nziza yahabwaga amategeko na Kagame, Jack Nziza nakayohereza kwa Kabarebe, Kabarebe nako akongera agategeka hirya no hino muri Kongo nkuko urugamba ari wari uyoboye. Naho Shema we yafataga kwa Jack Nziza direct nta handi ziriwe bisa no kwa Kagame, kuko Kabarebe yarakuriye abasirikare bose b'abanyarwanda bari muri Kongo. Nyuma rero Shema we amabwiriza we yakuraga kwa Jack Nziza no kwa Kagame, kuko aribo bamuyoboraga bamutegeka n'ibyo gukora. Abaha ripoti ya buri gitondo na nimugoroba akazi kagenda n'ibikeneye. Ababwira ati nyamara hari iperereza, ibyo twageze igihe indege zitumire nabi hejuru bategeka yuko intege kunyura mu kirere cyaho turi gukorera irasa, kuko hari zagerageza kuhanyura ariko tukazigashika imbunda ziremereye ku buryo mu muhanda zahise ziwucikamo. Kuko niko byagenze, ni ibintu biteye agahinda. Uravuga indege bwoko ki? Indege z'abapasaje, indege za gisirikare, indege bwoko ki? Ni indege za Loni zishinzwe nko kubungabunga umutekano w'impunzi, zashakishaga amakuru, zagira ngo zimenye ibibera hasi ku butaka, ariko zikabura ukuntu zihagera ko zaraswaga ziri mu kirere, kuko twahoraga tuzihasha buri gihe kugeza ubwo zirangire ziva, ku buryo na Loni nayo tuvuga ati mu bihagarike tuzatubikurikirana ko ibintu twabananije mu mpande zose. Hari icyo wambwira ku mpunzi zavuye, hari icyo wambwira ku mpunzi zaturutse Tingitingi zigafata tre zerekeza Ikisangani? Ubu bwicanyi bw'impunzi ziciwe muri za tre mu mujyi wa Kisangani ziri muri tre zigenda, hari icyo wabubuziho? Nicyo twabukoze, ndabyemera, nicyo twabukoze. Niyo muhanda ku buryo niza ziri kugenda n'amaguru twanyuzemo tuzihumbahumba, ku buryo ibyakorewemo ni ibintu biteye agahinda. Harimo bamwe bishwe no kubura ibyo kurya, ariko benshi twageragaho tukabahura, ku buryo twageze aho natwe tumva tunaniwe. Twemara tujya tunyamara ni umunanirwa, niko mbese tutanga igihugu ngo ni benshi bitabamara bakagaruka badukure mu Rwanda. Niko we yabidusobanuriye. None ubwicanyi bwarakomeje hano Imbandaka ndumva ariho haguye umubare mwinshi cyane wo z'abanyarwanda. Imbandaka baba barahageze? Mbandaka narahageze ku buryo
hari umuhanda unyuze riva goshi hakurya y'amazi. aho hantu twahicaye abantu benshi batagira umuba kuko niho hari ahanyuma mbese nta n'ahandi h'ubw'inyagamburo kuko basanze bagotewe hagati. hari ukubica, hari ugusahura, ni ibintu byinshi byahakorewe. hariho n'abari bihaye imana bari bagerageza kugira ngo babafashe nabo bahasize mu buzima baduha amategeko y'uko tubica. hari n'ibinyabiziga byabo twahise tubisahura, aribyo twagarutse gukoresha mu mirimo imwe yo gutwika no kwimura imirambo. icyo no kwibutsa abanyarwanda ni uko abo bose bicwaga ari inzirakarengane, ntibari abasirikare, nta twari bari bitwaye. byari itegeko gusa ryazitse hejuru y'uko ibitwa impunzi y'umuhutu yitwa, naho nta waturwanyaga, ku buryo hari aho twageze tukababwira ati tujya kubasubiza mu Rwanda bakurira amakamyo uburyo kugira ngo bitworohere. twahisemo bamwe bagabo bafite imbaraga bari bageze ku 4,000 tubapatira amakamyo, ariyo twatsinze ahitwa Bafasende. abo babishe umunsi kuko bari twapatiye amakamyo. ni ibintu nibo bari barimo bafite imbaraga duteka ko bashobora kongera kwisuganya, kuko twatubabwiye ko hamwe abasirikare ni muze dufatanye urugamba, naho ari kubabesha ibintu byari byateguwe. none se abo twabonaga babashaga gusubira mu gihugu cy'u Rwanda bakiwe na HCR bo baba bararokotse bate? abo ni abaseri yatoraguraga hirya no hino ariko atari mu mujyi wa Gitangaza, nabo yakuye hirya no hino ariko nabo babarirwa ku ntoki. hari nka hamwe aho HCR ku kibuga cy'indege ya Bangoka, ndumva abarokotse sinzi niba hari abasiye kuhacika, hari twabasize tubabeka ngo tugiye kuburiza indege basubire mu Rwanda. ako twahinze nijoro tubagota n'imbunda ziremereye, twakubye twahereye saa saba z'igicuku kugeza mu rukerera turasa imirambo ariko tunayipakira. ubwo rero niho abaharokotse ngira ngo sinzi ko hari uwarokotse, naho abari mu nsengero abageze za Kigali bo HCR yazanye abo sinzi ko yabakuye mu by'ukuri kuko ni ibintu bitangaje, kandi abadukitse ni bakeya. ibi bikorwa ndakumva, komeza. akariyo mvuga ati muri iyo bikorwa byose ko byari byateguwe n'imodoka zarateguwe ku buryo bari baranashyizeho ivuriro ryacu ryihariye ry'abasirikare bahasigaye muri ako kazi, kuko twasigaye turi abasirikare bakeya mu gihe bataya 59 yari iyobowe na Dane Gapfizi yari imaze gutaha. ibi bikorwa by'ubwicanyi tubwira wabimazemo igihe kingana iki mu gihugu cya Kongo? ni kuva muri 1997 kugeza 1998 igihe baducuraga ku ngufu. perezida wa Kongo Desire Kabila avuze ati abitwa abasirikare b'u Rwanda bose bakubita ku buryo kaba ariyo yari yanze gutaha. Nabibutsa ko ku by'amakuru yaragisagura no gushaka ibindi bintu atwara, aza kubura inzira yaciye Angola kwa Kazimba, niyo yanyuze amenyeshejwe ku buryo bari bamwangiye kuko bari bamwangiye kuri iyi ndege bavuga ngo amasaha bari bamuhaye yari yarangiye, ahitamo kunyura muri Angola. ni ibintu byabaye ku mugaragaro, byabaye ibanga ry'igisirikare, nawe ubwe muzamubaze yabibasobanurira. ako ku madolari ku buryo bitamuvunaga na amadolari yari apakiye, niyo yari agisangura n'iki no kubura ikintu abigenda. none ugisubira mu gihugu cy'u Rwanda, none indi mirimo wakoze ukigera mu gihugu cy'u Rwanda ni iyihe? indi mirimo nageze mu Rwanda hari ikintu cyo aho no kurikizaho ni Ruhengeri. ndakumva. Ruhengeri muri stade regionale hariya ya Ruhengeri
ariko na n'umwana habereye naho habereye ubwicanyi bukozwe na Gasheja n'uwitwa Gasheja wari kuri ivyo 408 n'uwitwa Gasana wari ayo brigade ya 808 Ruhengeri. Abantu bakoze ubwicanyi nabwo Ruhengeri hari bafashe impunzi zari zihari kuko bakoraga za Nyakinama n'ahandi hose za Giciye bakabuhuriza muri stade bakabicaza no kumara icyumweru n'ahandi imirwano yagiye ibera hirya no hino. Aho iyo mirimo iyo twakoreraga hariya mu Ruhengeri harimo nko gushakisha abahutu hirya no hino, abanyapolitike, ababashyigikiye n'ibindi. Aho navuga kuri ibi hari ni abahutu bicwaga, abo bakoraga za Kinigi, za Nyakinama, za Nyamutera n'ahandi. Hirya no hino hari hiciwe abantu. Noneho hakabaho urw'agashinyaguro barabafatiraga bakatwara mu kigo cya Kamukamira. Hirya hari ahantu hirya ya Kamukamira hari ahantu hagari hari za pisi aho twabafungiraga bakabatwara bafatira mu makamyo ya kontineri baboshwe, bamwe ku buryo amakamyo amwe yabatwaraga bamaze kwicwa babatwaraga muri Nyungwe aho twita Mutotezi. Nyungwe hari hakorewe ubwicanyi naho bitabarika. Uyo Nyungwe yatangiye naho yakoreshwaga 1978 batwika abanyapolitike, bityo abanyapolitike hariho bamwe bakuraga za kami, abandi bakuraga amaprizo no hirya no hino ya gisirikare akaba bajya kubatwikira mu buryo kuburiza amatereza no kubesha abanyarwanda kugira ngo batamenya ibikorerwa mu gihugu. Ababyibuka bibutse hariya ku giti cy'inyoni hari za bariyeri zikomeye, abavuga za Ruhengeri, za Kibuye, za Gitarama, hehe hose za Butare babakuriragamo hari kugeza ubwo bari basigaye batinya kwirira amatagisi ati n'ubundi ndagiye sitaha. Ndavuga we nko bavuga mu bice bya Gisenyi na Ruhengeri bagiye muri Kigali baha bakuraga batwara muri prizo kandi hariya kandi hicwa abantu benshi muri prizo. Hari kaze ziri hasi kuzima hicirwa abantu mu bwicanyi bwakorewe 1998. Hari kaze ya hariya kuri gendarmerie hari gendarmerie hariya haruguru ku Kabindi naho hakorerwa ubwicanyi. Hakiyongeraho hariya ku Kabindi naho hari imfungwa. Ubwo bwicanyi bwose bwakorwaga na Jacques Nziza. Ubwo rero tugira kandi hariya imirambo bayitwaraga nayo n'icyo bakayipakira. Hari kamyo benzi y'ubururu twasahuye muri Kongo, ariyo yapakira iyo mirambo bakayitwara muri Nyungwe kuyitwika. Ni ibintu by'urukozasoni, ni ibintu biteye agahinda ku Banyarwanda, ndetse n'ubwo bavuga ubwiyunge nta kuntu sinumva ubwiyunge hagati y'Abatutsi n'ubwo hakana ngo nta bwoko buhari. Ubwoko burahari ko abitwaga ni Abahutu muri icyo gihe ntajya vuga ubwiyunge hagiriho bamwe bakiri bitoteza no kugeza n'ubu. Noneho nasubira ku babicaga nkatwe tuvuka mu burasirazuba bwa Kongo dukoreshwa ayo mabi, biteye agahinda kubona abarinda Kagame. Nohamya yuko abasirikare bose abarinda Kagame bose nabavuka mu burasirazuba bwa Kongo. Kagame ntiyizera abatutsi Uganda, ntiyizera abatutsi Burundi, ntiyizera abatutsi Tanzania. Nibo bamurinda, nibo barinda imitungo yose iri hose ku isi, nibo bakoresha. Kuko ni abasirikare bitanga, ni abasirikare bagira ibanga. Icyo ni ikintu mpamya kandi bose barakizi kuvuga ku mugaragaro. Ikindi navuga yuko ikindi ni uko mu kudukoresha ayo mabi yose abasirikare bakora batinya kwicwa. Ni ukuvuga yuko uko uwanze aricwa. Mu Rwanda byo ni itegeko rya gisirikare, uwanze gukora umurimo atumwe aricwa. Naho
ibindi byose ku bazabibazwa General Major Paul Kagame nka perezida w'igihugu muri iki gihe niwe ugomba kubibaza ibyo byose byabaye. ibintu uvuga ngewe byantangaje ahubwo biranababaje cyane kubona nk'abanyarwanda tudafata amasomo y'ubwicanyi bwari bumaze kuba muri jenoside 94 tugakomeza tugakora ubwicanyi nk'ubu ngubu twica abanyarwanda twicana ndetse n'abavugaga ko baje kunga abanyarwanda aribo barimo kubikora. Uragarutse uvuye muri Kongo ugarutse mu gihugu cy'u Rwanda utangiye kutubwira ibyabereye Kami, ibyabereye muri Nyungwe, ibyabereye ku Kabindi. Ibi bintu twajyaga tubyumva babivuga ariko ukagira ngo ni kinamico wenda abantu bababeshya batuma umuntu yiciwe Kami yiciwe ku Kabindi ukavuga uti aho hantu nihe ko nta perezida hari. Urakoze cyane kuba wemekana na Ditahuka kuri wa gatandatu ukibwira abanyarwanda ibintu uhagazeho kandi ugizemo uruhare. Ni igikorwa ngushimira cyane. None aba bantu bicwaga uravuze uti ku giti cy'inyoni abantu ntabwo bari bakizana taxi kubera ko babaga bafite ubwoba. Iyo umuntu yazaga ari muri taxi akagera hariya ku giti cy'inyoni bamuguraga muri taxi bamuzi baramurebaga ku isura bakamuvanamo. Tunyuremo muri makeya uko byabaga bimeze hariya ku giti cy'inyoni impamvu umuntu yasigaraga kuri bariyeri bamukuyemo. Ese hari ikibazo bamubazaga nta byangombwa bafite kritere bakurikiza kugira ngo bavane abantu muri taxi. Hano ni 98 jenoside ari maze imyaka hafi 4 irangiye. Gerageza udusobanurire kuko wari uhibereye. Ku gitsoni hari bariyeri, hari byiciro bitatu. Hari militare, hakabaho DMI, hakabaho na polisi. Ariko polisi ntacyo yakoraga. Militare na DMI n'abari bavuye kwa Gacinya nibo babigenzuraga byose. Noneho bagakurizana n'ikikirikizo hariya ku Kabindi. Kuko baduhinduraga buri gihe bakurikizaga ni isura y'umuntu n'aho aturutse. Bamwe kandi dufite amatagisi natwe dukoresha. Na buri modoka yazaga irimo maneko yahagera iturutse za Gisenyi Ruhengeri ikaza irimo umusirikare bakaza barubanye ati kana kavamo nukuba hasiga indi modoka yahitagiza ikabafatira ibatwara. Ibintu byakorwaga ku mugaragaro hariya ku Gisenyi. None ugiye kumbwira ko amataxi yaturukaga mu mpande z'u Rwanda habaga n'umumaneko agenda yumva ibiganiro biri muri taxi yumva ikintu abantu bavuga n'ibyo bavuga bagera kuri bariyeri wa muntu maneko akavamo agatangira akajya amanura abantu. Abari bahari bahitaga bamanura nta we yafata gutya akura ko bose yabaga yababonye nta kuri gashidikana. Kuvuga ngo nabarwanyi nta n'ubwoko bw'abahutu nibwo barubanuraga. Ku buryo hari bamwe bari basigaye batinya no kurira amatagisi muri icyo gihe. Ubu bwicanyi wavuze bwabereye mu Ruhengeri wavuze uburyo abantu bapfaga. Ese bano bantu mu Ruhengeri bapfaga babaga bazize ko gusara abahutu gusa cyangwa bagaragaraga no mu bindi bikorwa by'abacengezi ndetse no gukomeza kubuza igihugu umudenderezo nk'uko leta ya Kigali ikomeza ibyo bivugaga avuga ko abantu bari mu Ruhengeri na Gisenyi bari babitse bene wabo b'interahamwe ndetse n'abacengezi? Ni izina by'abahutu no kuvuga ko bafite aramutse barwanya ubutegetsi n'icyo bagiraga kuko babitaga muri stade bakwicara mu maguru y'undi ku murongo. Hakabaho abahanyuraga batoranyaga bafite imbaraga babasore. Kuko ni abakecuru n'abasaza iryo tegeko ntibyabarebaga twari guhitamo abafite imbaraga. Uwo bakoragaho bahita inyuma ye hari abasirikare bahitaga bamuhagurutsa bamutwara. Uwo bakozeho bamuhagurutsa bamutwara. Uwo bakozeho bamuhagurutsa bamutwara. Ibintu byabaye ku mugaragaro muri stade ya Ruhengeri. Ubwo rero muri abo batwaraga bahitaga bapakira Kami abandi batwara Kami abo batwaraga n'abayobozi ba Kami yo hejuru abakuriye nkaza ku mirenge n'ibindi bikorwa wenda n'abafite amafaranga bavuga ko ari abaterankunga ariko cyaha babashyizeho. Abo ni abahurugero ni uwitwa Asumani wari utuye mu Iberezi bamutwaye n'imodoka ye bamwicira ku Musanze yatwawe na Gasana wari ayo brigade.
agambaniwe na Rucagu. Ni ibintu byakozwe ku mugaragaro kandi byose birazwi, sibyo kuba kitetse kuko ibikozwe na leta n'imiryango ntibaza kuko iyo babajije nabo basiga ubuzima. Icyo ni ikintu ni urugero nari ngiye nubaha bwa mbere. Naho ku bandi baba batwaraga za mukamira bakabica nijoro bagatondeka mu makamiyo imirambo bakayitwara nyingo mu twiko. Ni abasore batora kuvuga ngo ni abasaza n'abakecuru basaga amagifite abafite imbaraga ngo ni guca imbaraga bahuta. Ibyo nabyo navuga ko ni jenoside y'indi y'abahutu nayo yabaye nubwo bahakana nayo ni ka jenoside kuko n'ibintu nahagaze. Hari ibindi bikorwa by'ubwicanyi urabona wari mu mutwe wa DMI kandi uyobowe na Jack Nziza abanyarwanda tumuzi ibindi bikorwa byinshi cyane. Hari ibindi bikorwa wagiye ugaragaramo cyangwa wagiye ukorana na DMI wumva wadutangariza kuri Raditahuka? ibindi wenda ku muntu wari muri DMI tuganira n'abandi bakoraga imirimo hirya no hino aho twaganiraga ni bariya bakoraga mu bya nyungu basimburanwaga bavuyeyo twebwe tukicara tukaganira. Abandi bo bise n'uwitwa Kamajoro Birasa wari umusirikare w'u Rwanda wa RPF. Undi n'uwitwa Abbas wari Akidashesi wari ukuriye ubwicanyi bwa Kami, niwe wari umuyobozi wa Kami muri abo bitwaga bose. Nyuma nawe yaje kwishwa na Kagame kugira ngo ibimenyetso bitajya ahagaragara. Undi wishwe n'uwitwa Leta Isoke nawe wari umwicanyi kabuhariwe muri bose, niwe wari uwa mbere n'uvugo no kwica, nawe yishwe na Kagame kugira ngo amabanga atajya ahagaragara. Nawe bakimara kumwica nawe bahise bamutwara muri Nyungwe kumutwika, bamwiciye kandi abandi ni abandi bagiye bica bakoresheje uburozi, inshinge, isoko rifitwe n'Abahindi. Ni ibintu hirya no hino mu bitaro abasirikare barabikoresha. Ni ibintu nabyo bigomba sinzi ukuntu nabivuga, ni ibintu biteye agahinda. Ni uburozi bakoresha bugemurwa n'Abahindi, nibo bafite iryo soko. uvuze ikintu cyiza cyane, cy'ingenzi, reka tukiganireho gatoya. Ikintu cy'uburozi ni ikintu giteye ubwoba mu banyarwanda, none uti bugemurwa n'Abahinde. Izo nshinge ubwo burozi mwaba muri groupe mwakoranaga ya DMI mwarabugendanaga, ese wize gutera inshinge cyangwa ari bagenzi bawe bateraga izo nshinge wabuze cyangwa wabonaga? Ntabwo byakorwaga na mawukazi yo hejuru, navuga nka Kapiteni Mutiganda n'undi Kapiteni Burabyo nibo bakoreshaga impuzu iyo miti, kuko bibasiraga andi mawukazi yo hejuru aribyo bakoresheje. Umuntu waterwaga urushinge wenda yabaga ari umuntu ukomeye cyane kuruta kwicwa rubozo? Ubwo rushinge n'uwo babaga babuze babigenza bakanakoresha urushinge cyangwa uburozi. Nizo nzira ebyiri, ku buryo nibyo byaga byoroshye. Iyo atarugwaga nk'aho batumiye mu nama, aho batumiye mu minsi mikuru ibintu nk'ibi, kandi akarugwa na bagenzi be kuko ari nka kapiteni akarugwa na bagenzi be b'abakapiteni. Ni muri ubwo buryo byakoreshwaga ku buryo Sankara tugeze ku ndakumva ijambo rye komeza. Urugero nutanga ni nka Sergeant Sankara bambaye bwo gushyira mu mata, ndakwanga ko Sankara yaharanira gukuri kandi yarimbaga indirimbo zitabariza rimwe na rimwe abasirikare, avuga imibereho y'abasirikare ukuntu babayeho. Mu by'ukuri yangaga akarengane. Nyuma twaje kwikanga ubwo bambaga uburozi ngo nshyire mu mata kuko yari afunzwe adashaka gusohoka. Amata navuye kuyagura aho gushyiramo ndabyanga,
baje kugita ko namuhaye ariko ari rwavuga ati Sankara nigira imana ati by'uburozi ntutse kubyo babimbaye ati nabikoze mu by'ukuri ntabyo nakoze nagize umutima wa kimuntu kuko ni benshi baramaze gupfa kandi byinshi nari maze kubona muri Kongo uvuga ati ibi bintu bikomeje kwikira kugeza igihe nibi ibiri gukorwa mu gihugu nibi twagerageza kuko ntaho twabazaga mu manama ati uzumva mugenzi we hari icyo yavuze azazi kuko twese n'ubwatsi tutezeranaga Sankara kugeza ubwo tumufungiye kandi nawe ubwo mumwibarize umufuni bwaraga buvuga hari kandi induru z'abatabazaga n'icyo bati mureke kunyika nawe ubwo arabizi abafungiye ngira ngo kandi bamwe barabizi ubufuni bwa nijoro kwicisha abantu ubufuni kwicisha abantu amasashe nibyo byari bihanze kandi muri ya kave iri munsi y'ubutaka ari inzu iri munsi y'ubutaka ya kandi kugeza ubwo agiye Kacyiru ngararwaye ahacikiye mu by'ukuri acika nantaro ubona ari ndinze i Kanombe yari yaribye zahabu muri Kongo aza gufungwa na Kagame nari muri izi Kanombe nyuma baza kumpamagara ati ko hari inkuru bumva ngo hari umucitse nuwo ndinze atoya babona guhamagara Kacyiru baza gusanga ari Sankara afunga imipaka yose iby'amahirwe Sankara baracitse naho ubundi gahunda nawe yari yo kumwivugana ariko nyuma yaho nayo kora ikinyamakuru nta kinyamakuru kimwe nanditseho inkuru musaba imbabazi kandi ngo ubwo butumwa bwamugezeho mu minsi mike yayo kurikiraho ko namwandikiye musaba imbabazi mbwira ko igisigaye ari kuzagira umusaba imbona kubona ibibazo bigaramuka birangiye by'ubuhumyi ubona nyinshi ubwo butumwa bahise bamwishyura Kampala ubwo rero none ibibazo biri mu banyarwanda urabona ibintu birimo kuvuga ahangaha amarozi inshinge udufuni ndakeka ko uburyo bizi n'ababikurura bazi abantu mwakoranye muri demayi baracyabikora biracyaba mu bana b'abanyarwanda kugeza amagingo aya kugeza amagingo baracyabikora ndahamya ko bakibikora kuko n'ubwitange buracyakomeza kugeza n'ubu ndakeka ko inzira y'ubwiyunge mu gihe buriya butegetsi bukiriho bidashoboka impunzi zakomeza guhunga mu gihe buriya butegetsi bukiriho ikindi nokurikizaho mu bijyanye n'impunzi za mudende z'abakongomani nacyo kugira ngo ntibasobanurireho ijambo riri ryawe hari impunzi z'abakongomani zahunze muri 1959 kuko ababyeyi banjye nabo bahunze muri 1959 ariko nyuma muri 1995 zaje kugaruka mu Rwanda mu Rwanda zaje zidusanga mu Rwanda kuko nk'abasirikare kandi n'ababyeyi bacu twari twishimiye ko bataha ni uko gutaha siko byagenze bongeye kuba impunzi babubakiye ahitwa Mudende ku kigo cya university cyari gihari abandi basira za Kamira biteye agahinda kubona Kagame na Nziza barasize umugambi bakica abo babyeyi bacu bari batuye hariya Mudende mu nkambi yari ihari bakicwa nijoro batwikiye mu mashitingi bakicwa gashinyagura mu gihe abasirikare bari bahari babarinze bari babahakuye mu gitondo icyo naho bibutsa ni uko Kagame bamuhaje ati kuri ubwo bwicanyi arasobanura ko ari interahamwe zavuye muri Kongo babwire yuko Kongo icyo gihe yari ifitwe natwe
uhereye ku mupaka Goma ugafata za Rucuru zose zabunagana harahari kuko twari tunafite n'imikoranire myiza icyo gihe n'igihugu cya Uganda. Ibirunga byari ibyacu twahayoboraga hose Kinshasa yose ari iyacu. Nyuma Kagame amazi ati interahamwe za bisi icyakurikiyeho n'iki Munyakazi generali wari uyoboye brigade ya 211 Gisenyi bamubuze gutabariza mpunzi mu gihe yari Kabigogwe hari imbunda zikomeye kuko byari byateguwe bahuka mu babyeyi bacu barabika. Sema abira nuko murabo bo bishe bitaya agahinda kubona ni bamwe barinze Kagame kugeza n'iki gihe niyo bamurinze ako byabaye ibanga ntibyamenyekanye tukaba muri ndako nakomeje nabasobanuriye nabavuka mu gihugu cya Kongo n'Uburasirazuba bwa Kongo n'Urukiga niyo barinda Kagame kandi akaba ariko bo yizera akaba yarahindukiye akica ababyeyi bacu bikaba byaravuze ubivuga ako mbabwiye ku mugaragaro ariko byagenze. Ikindi Munyakazi amuhamagaye ati Munyakazi witabariza mpunzi abari bahayoboye bandi mu batari hirya no hino bumva amasasu abaye menshi bahamagara Munyakazi ati Munyakazi wotabaye giti Munyakazi atera mureke giti ndacyabyiga uko amategeko yaramaze guhabwa yuko adatabara kugeza ubwo Munyakazi hageze mu gitondo abaje kwica basubiye nta batabawe barishe barambiwe barataha kuko nawe boherejwe na Kagame. Icyakurikiyeho abasirikare bavuye bamurinda bamanukanye imbunda bakora imyigaragambyo niba nibuka bafunga umuhanda wa Gisenyi bafungira Kamyo nta matagisi yatambukaga. Kagame yavuze yuko niba badasubira Kigali nawe batita mu mpande hirya no hino abasirikare bafite imbunda ngo ngagiye kohereza izindi batazizo zibara ashyira amabwiriza yo kubarasa. Abasirikare bose kwitwa n'ababyeyi babo bishwe bari mu Mariya bahisemo gusubira Kigali n'abajiti bari barimo ko bari bambaye uniform za kanjete. Ibintu byabaye ku manywa akozwe n'ikimwaro atureka mbakure nyine ku mupaka ndimure za Gihembe abatwara ibyumba ahitwa Gihembe kandi batwara mu kambi ya Kiziba. Kagame birababaje kubona yaratwite ababyeyi kugeza n'iki gihe ariko ukaba baranze bagateka rikabibanga. Ibintu byakozwe n'abasirikare yari yohereje baratera kandi mu bamurinda nibo yiciye ababyeyi. Ako ndabakangurira muri iki gihe babe maso bareke gukomeza kurinda umwicanyi nuko barinda umwicanyi wabiciye ababyeyi. Ikindi babyeyi nuko akomeje kudukoresha abavuka mu Burasirazuba bwa Kongo ngo rurankunda ngo General Ntaganda ngo Colonel Makenga n'abandi bose akomeje kudukoresha kabavuka muri Kongo tukamurindira umutungo we aho uri hose ku isi asahura Kongo twakoresheje ibyo byose aho bigeze ntibamenye ukuri barebe ukuri aho kuri barekera gukomeza kurinda umwicanyi. Ikindi cya kabiri ni Abanyarwanda noneho ubusukuro bamwe saba utakica none ubu yafashe hose akorayo hose abatutsi arabahitana abahutu agahitana abanyapolitike arabahitana kandi akoresheje abo basirikare bavuka mu Burasirazuba bwa Kongo bazafate ni 70% nibo bavuka mu Burasirazuba bwa Kongo. Ubu bose ndumva ari abayobozi nta musirikare urimo hasi afite ipeti bya serije bavuka bose muri Kongo. Abayobozi za kampani ni amaofisiye yo kuvuka muri Kongo muzabigenzure nitwe tuyoboye igisirikare. Ba ayo bava muri Demayi n'abavuka muri Kongo nicyo no babwira bazabikoreye impuza
niko bimeze ni ukuri kuko nta nanjye nubwo mvugira ko umuryango wacu mfitemo batatu ukaba data hari undi uko data wacu hakavukamo b'abasirikare turimo njya kugera kuri 20 muri abo 20 harimo noneho n'ababiri bamurinda nababyize kuri harimo 2 bamurinda ubwo rero kubona yarahindukiye akadekoreza iziriya bigafitekwa niyo mpamvu bitangaje ku mugaragaro babimenye. ndagushimira ubutwaro ufite, ndagushimira kuba yemeye kujya ahagaragara ukavuga aka karengane, ukavuga ubu bwicanyi wahagazeho wakoze. Ndazi neza ko ni intambwe uteye mu kugira ngo ubwire abanyarwanda, ubwire abanyekongo ibibera mu karere. Ku giti cyane cy'umwihariko ukwiye gushimirwa kandi ndezera ko n'Imana izabigufashamo. Ariko reka dukomeze, hari ibibazo ndimo kwakira hano. Umuntu aranyandikiye ambwira ati umbarize uwo mutumire wanyu, ati kandi ndamushimira ubutwari. Ati muri biriya bikorwa by'ubwicanyi wagiye utubwira, ati reka tugaruke kuba ofisa bo mu gisirikare cy'u Rwanda bagiye bicwa, abenshi bakarwara, abandi bakaburirwa irengero. Ati ugize n'amahirwe kutubwira izo nshinge zaterwaga zivuye mu gihugu cy'Abahinde. Ati hari izindi mfu wabuzi nko kuri Afandi Ndungute, kuri Ngoga, kuri Adamu Wasowa na Baruzindana n'abitwa ba Patrick. Hari icyo wabuzi ku mfu zabo? Izigana iko na BMI undi ni Nuria Birasa nayo iko na BMI bagireho n'uburozi bamuhaye n'ubu biri muri bikodi birahari birazwi. abandi bari bose n'uburozi babicishaga. Ikindi wagira kejo bundi hari umusirikare umwe bakoreshaga bamutwikana ndejo bundi bamwica ku manywa, yari ayo wa militare bamutwikana ku manywa y'ihanga avuka muri Kongo mu basaza bwa Kongo. Bamukoresheje ibintu byinshi bimwe birenze kwemeza. Kuko birasaba bikoramo iyo adahunze ari kuhava nge navuye ariwo muganga afite wo kunyivugana mvuye muri Mabutu muri Ruhengeri aho bari bamfungiye njya guhunga mu 2006 mu kwezi kwa gatatu. Kunze abavandimwe banyakirira ku mupaka basobanura ibibazo n'uwo ndiwe ntibatindikanije bahamagara abakuriye nibo baje kuhankura. Ariko nanjye nibyo byari byanteguriwe. Nababwira yuko ntawe ukora muri BMI ngo ave matishwa. Kagame gukoresha ibintu byinshi nyuma kugira ngo abike ibanga rye akaguhitana niko akigenza. None se wowe mbere yo guhunga warezwe icyaha ki, wazize iki, warafashwe gutya? Tubwire, hari ikintu cyabaye mbere yuko bashaka kugufunga cyangwa baragukurikiranye? Tubwire icyo waba warazize niba gihari cyangwa cyumvikana. Nazize witwa Kapiteni Bizatira Joseph. Iyo Kapiteni Bizatira Joseph niwe wishe Ruzindana, Majoro Ruzindana. Baza kumwohereza mu burasirazuba bwa Kongo mu 2001. Bamwohereje kandi bamwohereza nawe. Hari ahantu bishe abanyekongo mu isoko bategeka Kagame ategeka ko arikira hasi ko bari Abahutu ngo nabo nibicwe ko batinda imisoro abandi batu bavuye mu Rwanda.
n'ubushishozi n'urukundo kuri buri wese ukugezeho wese agasusuruka bizabo wasigiye agahinda matage koko n'amatende matage n'amateranira iyo nibutsa wanjye ntakibona mwibuka abo mwajyanye cyagiye nuko mwagiye amatage amatage koko n'amatende amatage n'amateranira bose wari umubyeyi twese twaganaga ukugezeho wese agasusuruka wari intangarugero mu babyeyi nk'uko amatage nk'uko amatage nk'uko amatage wari urugori rwera mubyeyi wari inyenyeri imurikira bose watunezaga twese uko tungana ukaba inyanzi ukanga umugayo matage waya matage shenge rero mubyeyi n'ubusanzwe twahinguka gurenga uremashikire roho yawe yo kandi amenya abo wasize bose matage koko n'amata raditahuka ivugira i Washington DC muri Amerika. Dukomeje hagati mu kiganiro n'umutumire wacu kuri wa gatandatu akaba arimo kutubwira bimwe mu bikorwa yahagazeho yakozeho akiri muri DMI mu Rwanda. Uranyumva ku murongo wa telefone? ndabumva raditahuka ndabumva. Twari tugize akabazo ku murongo wa telefone urakaza neza kuri raditahuka nanone. Nari ndimo nkubaza nti wowe wazize iki, wowe wahunze iki, wowe byakugendekeye bite, warutangiye kutunyuriramo uburyo wahunze ndetse n'uburyo nawe wafashwe ugafungwa. Itanze guhunga namaze gufungwa ndagufungurwa by'agateganyo banyohereza n'icyo kapitene gitatira muri 2000 ariyo ntandaroho byatangiriye umwuka muri uno tangiye kumenya ko barimo umugambi wo kunyizugana byatangiye muri 2000 ubwo bampamagaragara n'umugoroba kabindi ko bari bamaze kukavamo bari haruguru aho jandarmerie yakoreraga nandi gikondo ho nari nti mu kumpamagara mbona bari patira amasuka n'imihoro mu kamiyo yari hari y'ubwoko bwa benzi y'ubururu ndumva bose bayizi yabaga hari kuri DMI ndumva mu mujyi wa Kigali barayizi iyo kamiyo baza kubyohereza muri Kongo nanjye tino ko byohereza mu burasirazuba bwa Kongo miliyoni ya litiro boshaka uhavuka barampamagaje na kapiteni Tatageze tuhageze ngo nuko ya muri Kongo baje ko numva ntameze neza ngo yango ni itegeko banyoherejeyo
bantegeka kumwitsa muri Kongo kuko baje amaze kumukoresha kuko babimenyereye kumukoresha igihe kirekire kuko nabigenze namurasa ku buryo bari baduhaye izindi gahunda zo kumvikanisha abasirikare bacu n'abagande bari mu burasirazuba bwa Kongo bari bahanganye ku rugamba ariyo ntego ya mbere ariko iya kabiri yo kumwivugana nyuma yaho baje kumuhamagara ntabikoze baramuhamagara Kabarebe niwe wamuhamagaye i Kigali na Jacques Nziza ngo naze abitaze nahageze bahise bamufungiriye iwe mu rugo munabonye amakuru mwo mubaza arabizi nawe nyuma yaho itaje kurikiraho nawe barampamagara bamfungira Kamuhoza mu cyumba cy'icara ndahindukira mfuzwe n'uwari uyoboye Gisangani uriya wari brigade ayoboye bamagana n'umunani basima ko Frank niwe wamfunze ariko kumfunga yarazi nari nzi impamvu wari umugambi wo kunyica naje gutabarwa n'imiryango yanjye yari hatuye bangira inama yo gutwika ntoya zireka kumeze mpanyanyaza nakomeje kuhaba kugeza mu 2006 ubwo naratwikiye ariko hagati aho hakabaho icyo bavuga ko banshinja ko ikorana na leta ya Uganda. Leta ya Uganda banshinje yuko hari impapuro zo narinzi kandi z'amabanga. Hari intambara yabaye Gisangani hagati y'abasirikare b'u Rwanda n'abasirikare b'Abaganda. Iriya ntambara ntabwo ari intambara y'umutungo wa Kongo. Abibuka iriya ntambara yabaye hagati y'abasirikare b'u Rwanda n'abasirikare b'Abaganda. yari Abaganda bayobowe na Ruvushi, Abaganda bayobowe na Kazini. Uko byagenze iriya ntambara, Uganda batinye ko igiye gukorana n'Ubwongereza na Amerika, ikazana imiryango itabara imbabare, ikazana abashinzwe uburenganzira bwa muntu harimo Amnesty International, Human Rights Watch n'indi miryango. Igatangira igakora iperereza kuri biriya bwicanyi bwabaye hariya Gisangani. Babyize kuri ku Banyarwanda bose bumva radiyo itahuka ko atari intambara yo kurwanira umutungo wa hariya Gisangani. Batinye ko hagiye gukorwa iperereza nicyo barwaniye. Intambara ihagarara bwa mbere ngo ntibave mu mujyi ntibawuvamo, bongera intambara ya kabiri. Abanyarwanda bavuze ati nituramuka tuhavuye byose bigiye kumenyekana. N'ibyo byose nibyo banshinjaga rero ku muntu wahakoze yakoze muri ubwo bwicanyi bwa hariya Gisangani, kandi nkaba nari ndi hariya mu burasirazuba bwa Kongo, yuko byose ari ndi kubikora ngomba kwitwa. maze uhitamo guhunga ukigera mu gihugu cya Uganda, ndumva ari wowe waciye, byakugendekeye bite? ubuzima bwawe bwagenze bute? Nakiriwe nk'umusirikare, mu by'ukuri nakiriwe kuko uyu muntu ahunze ubaye impunzi kandi ntawe ushimira kuba impunzi. Nageze Cyanika mu nzira zo hirya y'umupaka ko duwane nari kuhafatirwa, Cyanika amaboko ya polisi ya Uganda. Polisi ya Uganda ya Gisoro niyo yanyakiriye, bambwira ati uri umuturage uri byabyakirikana, ngende umusirikare kandi umusirikare w'u Rwanda. Barikanga ati si ibite byawe hano, muhumure indi mugizi wa nabi impunzi. Mu by'ukuri bandindiye umutekano ko byari bimeze nabi, bakeka ko baje bankurikiye kuko bari basanzwe babikora. Bahamagaye Kampala uko nari mbasobanurire ko ndi umusirikare wa DMI, yohereje abasirikare ba SEMAI kuko Uganda yitwa ari perezida yitwa SEMAI, inzego zishinzwe iperereza. Yohereje amamodoka abiri iyo bampaye n'abasirikare bo kugenda bandindiye umutekano. Njye kubwo nageze Kampala, nabaye mu mujyi wa Kampala,
imyaka ine. Muri iyo myaka ine nari ndinzwe n'abasirikare batanu. Abasirikare bandindaga n'abasirikare ba semayi bafite leta ya Uganda bizeye. Kugeza aho boherezaga abo kunyita bagafata abandi bakabafunga kugeza ubwo bamwe baboherezaga bakabageza ku mpaka gatena bakajya dufate abasirikare banyu bari baje gukora imivugano yo muri Uganda bakemera ibyaha bakemera ibyo bari bafite kugeza ubwo bohereza umuntu wa nyuma muri Etena bamufatira amaze kungera muri ibyo byose byakorwaga niko bakoresha kuba kose ngo bandinde umutekano banyimurira muri maze mu bice bitandukanye ko nari maze kubasobanurira bagira n'amabanga yose ibyo u Rwanda rwabahemukiye byose ariho habaye porogaramu niba mwibuka imana yabaye porogaramu maze kubasobanurira byose Kagame bamuhamagaye muri porogaramu nta gaciro bamuhaye kugeza n'ubu ngira ngo nta gaciro bazigera bamuha kuko n'ibikorwa bye n'abasobanurira harimo ikindi nagiye ati nubwo hano n'ubundi ukihagera batabariza abasigaye inyuma uwo bari gutangira kwivugana Patrick Karegeya mbasaba icyo bose abanza kino n'ubugenza banze kwibakora uko bishoboka ikansinze nuko yasinze yavuze guteka bisa icyo ntiyari yagakunda kuko nde nahunze mu kwezi kwa gatatu tariki 21 nibwo navuye mu Rwanda muri 2006 ndumva arakiri mu Rwanda icyo gihe hafi ku muganda yari hari muri Demayi twari kumwivugana n'abandi bose yari kuri mu biro kwa Byiza yari yasohotse yari yakaregeye y'abantu benshi bagomba kwica bavuga ko bagiye gukora kudeta ngo bahirike tera Kagame kandi mu by'ukuri ari ukuri kugeza ubwo ntabwo rero nza kubona muri myaka ine Uganda batishire kirambi n'ibigenzi ariko naje gushakirwa ukuntu no zahari Burayi kugira ngo mbe nobaho byose n'ubuhunzi ariko biri kure igihugu cy'amahunzi. tukiri kuri iyo kese ya Patrick Karegeya yo muri Demayi hari abuzi babaga bamukurikirana hari abuzi babikoragamo kugira ngo barebe uburyo bamwivugana cyangwa hari abo mwakoranye muri iyo kese kuko nayumvise byinshi ariko ndagira ngo numve niba ari cyuzi wadutangarizaho. Wabikurikirana cyane wari umushinzwe ku muri aburabyo ubu uri Kampala muri ambasade umwitanye nawe hakabamo Tom Ndahiro nibo bari bafite iyo gahunda bakagirwa umugambi na Jacques Nzamukuru wabo na Kagame ko Karegeya yarabangamiye ibikorwa by'iki kandi akaba ari maneko bamutezemo nicyo bamushinjaga. Ariko usibye gusa Karegeya wari ubabangamiye cyangwa nk'uko uvuga ngo bari yarababangamiye na Kayumba nawe icyo gihe bamuregaga ko ari inshuti na Karegeya na Kayumba nawe hari abamukurikiranaga kandi nzi ko muri Demayi nabwo yari afite abantu bagenda bamuneka cyangwa bareba uburyo bamugira ibikorwa bibi. Kayumba batangiye kumukurikirana gahunda na garutse nsangamo yatangiye ubwo kabari bamugiraga umuyobozi wa Kongo abasirikare bagiye muri Kongo. Icyo gihe mu by'ukuri Kayumba nta jambo yari afite ku buryo ari byo bakoreshaga batinyera ku icyambere bapanze kumurasa baratinya cyane basobanurira mbira bateze amatwi radio itahuka nuko hasi umugambi wo kumurasa babitinda heje kumurasa icyabangirije kumurasa hari kumbigaragamba abasirikare bose
90% bari inyuma ya Kayumba aba rero nta kibanamu ababyitse yuko nuriya Kagame nawe batanamu iyo baramuka bamwishe nicyo batinye bamubye baramuka bamurashe kuvukamo ibiri harimo intambara mu gihugu y'abatutsi nicyo batinye ariko nicyo byari byateguwe mu gihe bitaga leta bagire niwe wari ukurikiye nyuma bakomeza kwanga ko naramuka apfuye niyo hari intambara igiye kujya kururaya aho muri kuba atari nicyo cyabiteye abasirikare bari bamuri inyuma 95% bari bamuri inyuma nibaramuka bamwishe iyi n'intambara kuko abasirikare bari bamuri yarakunzwe mu gihugu ibyo ni ibintu neza kandi mu basirikare benshi twaganiraga no mu nama hirya no hino twakoraga babazaga abasirikare ati murabona Kayumba meze wabaza ati Kayumba nta gisa nawe bakukiza kuko n'umuntu akisaga bugufi haba mu basirikare bato n'abasirikare bakuru kandi akumva ibibazo byabo n'ibitekerezo byabo nicyo cyamufashije nawe kuticwa ubundi kibarishwe. hari ikindi kibazo umuntu yanyandikiye hano tuvuze aba ofisiye bagaragaye mu bikorwa by'ubwicanyi mu gihugu cya Kongo hari abandika ku mbuga za interineti bavuga ati na Kayumba yagombye kongerwamo wowe urabibona ute ko bavuga ko wambwiye abantu bagera kuri 4 ba Jack Nziza Kabarebe ariko ntabwo ugeze umbwira Kayumba Nyamwasa kandi yarakomeye urere ugasanga we atarakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Kayumba abatega amatwi radiyo tavuga Kayumba ntacyo yari cyo Kayumba ntacyo yari cyo mu gisirikare cy'u Rwanda yarakunzwe n'abasirikare akubita yise bwa RPF bwari bwaramukuyeho atakiri umuyobozi icyo n'abasobanurira kugeza ubwo bamwoherezaga ngo nayo kwiga ibintu byatangaje abasirikare bose muri rusange avuga ati ayo kwiga ibiti arareka abasirikare ashinzwe kuyobora ayo kwiga ibiti kandi muri icyo gihe basubira inyuma abasirikare bakaba bati Kabarebe batoresheyo muri Kongo nk'umuntu wari umaze kumenyerwa n'abasirikare bazi imiyoborere igiye ku rugamba nicyo cyababaje no kugeza n'ubu tuzi ko abasirikare benshi kibababaje abayeho ngira ngo abayeho guhitamo sinzi ukuntu benshi ko muhitamo Kabarebe na Kayumba ati Kayumba nta gisa nawe ati Kagame nta nubwo tunamuzi ubundi Kagame bamufata nk'umuturage umuntu yaje bisa nkaho ari byamuguririye naho ubundi nta gisirikare akurikije ibyo akora ubwicanyi abakorera abantu ndetse bayobowe n'igitugu cya gisirikare n'umuntu wabibukanye bari kumwe aho muri Rwanda babayeho bishimye urugero nobaha hari inama twakoreye nasho mu brigade ya 305 iyobowe na Colonel John Ntibisigwa n'uwari umwungirije kwa Lieutenant Colonel Tikanga Jean Baptiste noneho babagize ati agiye Kagame yarahari itegeko kwari gusezerera abakomando bigiraga nasho babaza Kagame ati si nyakubaha ko tubayeho nabi ni igisubizo woduha mu gihe bazi ko umusirikare kugeza ubu umusirikare yahembaga 13,000 umufuka umwe w'ibirayi aho ati none niba bya umufuka umwe w'ibirayi ufite abana batatu nta nzigira ko tubayeho nabi Kagame abaza bari abagenyari bari bamuherekeje ati bite ati ngiye ko ntabizi nuko iyo bari umushahara w'umusirikare uyobora babaza Kayonga ati reka da baza cyari Muhire ati reka da kandi abo n'abakuriye ingabo zirwanya n'abarwanya ku butaka mu gihe bose bavuze igisubizo sinzi umwe waje ati ndumva ari Muhire
niyo yavuze ati igihugu kirakennye ngo ntawe gikura umutungo ngo nawe ahubwo ni menshi ngo kuko yabagabanyije icyo bahembye bavuze ati nimushyireho indirimbo ishimisha abashyitsi indirimbo bamushyiriyeho ni indirimbo iteye agahinda y'amarira umugabo nusohoza ubutumwa bwo bamutumye bamunegura yuko ibyo Museveni yamutumye ngo wari uje guhagarikira abasirikare ba RPF bari ku rugamba iyo ndirimbo irangiye bavuye mu kanzu yari indirimbo y'agahinda kugira ngo kugeza ubu bazi abasirikare bahembwa mu Rwanda nta mazu bagira ni ibintu biteye agahinda mu gikorwa rero ntagihe rero gukorera abasirikare ngo mwumva nk'umuyobozi mu gihe abayobora mu mirwano muri Congo bakahasiga ubuzima bagacika amaguru agasaburaza umutungo wa Congo akaza ntabahembe ntakore ibimuga byirirwa mu mihanda bisabiriza ni ibintu biteye agahinda bikorerwa hariya mu Rwanda hari nta umusekara benshi muri Congo agiye gusabura umutungo gusaburiza Kagame nta ndishya nta mvugo muri y'abana ngo ni umusekara uba witangiye igihugu mu gihe azana za ibiro n'ibiro bya zahabu urundi rugero nubaha ni uruganda rw'ibigorerwa ku mutima iyo ngo namba ku mutima uba muri Congo afite isoko mu bubiri afitemo imigabane no kugeza n'ubu turagitahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira i Washington DC muri Amerika mutwihanganire ubanza tugize nanone akabazo k'umurongo wa telefone ariko turakomeza twungura n'umuturumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi akomeza tubwire muri makeya ibyazi ibyo yabonye n'ibyo yahagazeho munyarwandakazi ikiganiro nk'iki ngiki nirihe somo ukuramo iyo wumvise umuntu nk'uyu nguyu uvuga ibintu nk'ibi ngibi amasomo ukuramo ni ayahe ese bica mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi cyangwa hari icyo bigufasha mu kwiyubaka mu buzima bwawe bwa buri munsi andikira radiyo itahuka maze utubwire isomo waba wakuye mu kiganiro cy'uyu munsi andikira radiyo itahuka utubwire icyo wungurana n'uyu mutumire wacu uyu munsi kuko tuba dushaka kumenya inama ndetse n'ingamba ufata mu kiganiro nk'iki ngiki ibinda birambiwe oya ndabirambiwe ndambiwe shenge ndambiwe birambiranye nyabusa ibyo ndabirambiwe oya ndabirambiwe. Oui, j'en ai assez, vraiment assez. Assez de conflits qui déchirent le monde et sa population. Assez de sang versé chaque jour et toutes les années quelque part au monde, en Palestine, en Algérie, au Rwanda, au Burundi, au Congo et au Congo, en Bosnie et chez vous, mesdames et messieurs. Ndambiranye nyabusa oya ndabirambiwe ibyo ndabirambiwe. J'en ai vraiment assez de réfugiés ici et là dans tous les pays et dans tous les continents. radiyo itahuka ivugira i Washington DC muri Amerika
nk'uko umucuranzi byumva aravuga ati ibi ndabirambiwe. Munyarwanda munyarwandakazi, ibi ndabirambiwe ni indirimbo y'uyu munsi ya Byumvuhore kandi irimo n'amasomo. Uyu mutumire wacu ibi yarabirambiwe, niyo mpamvu yavuze ati ngwino kuri Radio Itahuka wigane n'abanyarwanda imbona nkubone. Ndashaka kubike mutekereza munyarwanda munyarwandakazi, hamagara umurongo wa telefone 347 945 644 cyangwa unyandikire kuri radioitahuka@gmail.com. watwohereza n'ubutumwa bwawe unyuze ku rubuga rwa interineti radioitahuka.org, maze tukabwungurana n'uyu mukitsi wacu w'uyu munsi. Nge nshimira kuko yafashe ingufu rwose akemera kuza kuri Radio Itahuka akavuga ibi bintu byose yakoze, ubwicanyi yahagazeho, yakoranye n'abandi basirikare, adatinya kuvuga kuri Radio Itahuka. Nkaba ngira ngo ubu butumwa bugere ku basirikare bose b'igihugu n'abantu bakiri mu bikorwa by'ubwicanyi, basubiza amaso inyuma. Twese turi abanyarwanda, tugomba kubana mu Rwanda uko rwabarungana, tugasangira ibyo dufite, ariko tubwizanya ukuri, kuko gukomeza kwicana sinzi niba hari uzarokoka agatura mu Rwanda wenyine nk'umusozi. Mu kanya katarambiranye, reka dushaka umushyitsi wacu agaruke mu kiganiro, maze ku buryo dusoze ikiganiro cyacu nk'uko twagiteguye. Enfants orphelins, souffrant de la méchanceté des adultes, assez de sans-famille, de sans-abri, de non-accompagnés. Uranyumva ku murongo wa telefone? Umurongo warucitse ukirimo kudusobanurira, ndumva wakomeza urugeze. naho nari ngeze n'abantu ubwo twajyaga muri naso mu gihe cyo gutezera abasirikare bari kwiga ishuri ryo kumanukira ku mitaka. Byaradutangaje, bwabazaga Kagame wari uyoboye abashyitsi nk'umushyitsi mukuru, bamubaza ati abasirikare babayeho nabi bite. haba wari umusirikare wari uhari, hari bato ya brigade ya 305 yewe na John Ntibisigwa, niwe wari umwungirije John Rutikanga Jean Baptiste. nabo baza ati abasirikare ko babayeho nabi mu rwego rusange. Icyatsi bivuze ko Kagame asubije ko atazi umushahara abasirikare bahembwa. Nuko atazi umusirikare ahembwa umushahara w'ibihumbi 10, hari umufuka umwe w'ibirayi. Niko umwe wahagurutse umusirikare bafite ipeti rya private, aravuga ati njye mpembwa ibihumbi 10, niyo mpembwa ku kwezi, niyo mushahara. Babajije Charles Kayonga ati nanjye tuzi umushahara bahembwa. Charles muhingira ngo niba avuga ati nyamara ndumva umusirikare ahembwa 23, ariko ayo hejuru 13 ntayo kuri. Mu gihe afite abana 3, afite umugore, aba hanze yitwa umusirikare w'igihugu. Ni ibintu biteye agahinda biri gukorerwa hariya mu Rwanda. Mu gihe zoherezwa muri Kongo ku rugamba gusahurira Kagame za zahabu, bakahashyikira amaguru, bakahasiga ubuzima, bagasiga imfubyi. Imfubyi ntizigira kirengera, ziba zasizwe n'abo basirikare. Ibyo ni ibintu bigomba gusubirwaho, bikibaza abo basirikare boherezwa muri urwo rugamba bagira akamaro ku nyungu za Kagame wenyine n'agatsiko ke. Ikindi bavuga hepfo yaho ni indirimbo ubwo basozaga ati mu giciro y'akadiyo, abasirikare bahagurukanye uburakari n'agahinda, bashyiraho indirimbo ivuga ngo umugabo ntoza ubutumwa bwo bamutumye, nta nigamo ijambo, bamucurira ko Museveni byamutumye muri za 90 ngo aze abohora igihugu, atari ko yabikoze. Icyakurikiyeho n'uburakari Kagame yatahanye n'ikimwaro. Ngira ngo kugeza ubu barabizi, ibyo byabaye mu 2004 inaje. Kabare bahise ati asanga John Ngaranze wari kuri inyeshyamba za Sudan baje nashe, nanjye nari mpari, avuga ati muri tariki ya kurwana na Uganda kigiye kudutera ko hari imbunda zikomeye hariya ku Gatuna, kandi kuko intambara yari igiye kuba. Kagame yabaje ati abasirikare ngo muri tayari
abasirikare barebanaho bose ninde wari kujya kurwana nyamara kuba bari baziteze y'intambara iba abasirikare bose bari guhindukira bose bakajya mu gihugu cya Uganda nta bari kurwana kuko byari byateguye. Ibyo ni ibintu ko nta twari kurwanira ko bari bamaze kureba ibintu byose bikorwa na Kagame nta kuntu bari kujya kumurwanirira ngo bongere bahafite. Ibyo nibyo nababwira kuri icyo ku basirikare b'u Rwanda. Urakoze cyane ndakumva ndakubwira kandi urakoze cyane ijambo ni ryawe. nta musirikare uhembwa w'u Rwanda nta bayobozi bagira abayobozi bose ni abicanyi bahugiye mu byo kwica mu byo kumara imiryango ku nyungu zo gushakisha amafaranga gutera Kongo kumara abakongomani n'ibindi byose. Ikindi babyanye ubwicanyi bwabaye muri Kongo 1996 mu kwezi kwa 11 bishe kuko nandi mu bata ya 59 icyo gihe twishe witwa Sifasi Nganda wari ufatikanyije na Kabira uyoboye abanyamurenge gutera Kongo. Kagame yamwise avuga yuko adashobora gukomeza nyuma kuko ari umunyabwenge cyane. Bahise bamwishyira hagati ya Rubero na Butembo bamubesha yuko inyeshyamba biboye z'abamayimayi kera bitwaga Bamurere ngo barasha abasirikare b'u Rwanda twari deni ariyo dufite ibirindiro nka bata ya 59 nta wari wadutendetse twabateye kandi tubesha umuyobozi wabo wari wigomwe ngazahagarikiye mu Rwanda ari kugira ngo bamuhitane baramurashe yapfiriye mu nzu yagiye kumuvuza igoma. Ibintu byabaye kumugaragara n'ibintu bivuze yitwa na Dani Gapfi ubu ni generali ngira ngo umuntu uza muri ikintu ayoboye Kibungo. Undi ni witwa Musike umundandi wari umunyemari hariya Kiwanja yari yabaye ubwoko bw'abandandi yishwe na agambaniwe na Jacques Mupenzi wari yabaye bata ya 59 mu 2001 mu kwezi kwa gatatu. Uwo mugabo bamwiciye Kibumba atezwe ambuke n'abasirikare b'u Rwanda bamubesha yuko agiye igoma mu nama yo gushaka amahoro hagati y'abakiriye zone ya Rucuru bavuga Ikinyarwanda n'abandandi bahatuye bahise bamwivugana n'andi mabi yose yagiye akorerwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Kagame nguyu wafatanyije na Kabira by'ibivuga n'abandi bose byaheze mu mabanga yabo ariko bamwite ni Dani Gapfi wari uyoboye muri bata ya 59. None ukurikije ibintu byose utuvuye kuri uyu munsi uturuka muri Kongo wakoreye Kagame mu gisirikare bihagije wakoze ibyo bagutegetse bimwe urabyanga ibindi bitandukanye nabyo ufata inzira y'ubuhungiro urero ugasanga magingo aya mu mwaka wa 2013 abantu bavuga ururimi abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muturuka mu karere ka Rucuru na za Masisi hariya muri Nord Kivu muzakomezwa gufatwaho ingwate kugeza ryari. Urero ugasanga ubutumwa waha aba basirikare aba bana bo muri Kongo barwanirira Kagame barwanirira inyungu z'agatsiko bari mu gisirikare cye aribo bamurinze. Wani mpaye urugero rugaragara utababyeyi bacu yarabicishije abandi barize mu nkambi mu Rwanda. Ubutumwa wabaha kugira ngo bakanguke bokomeza gusinzira baharanira inyungu zabo bo guharanira inyungu z'agatsiko ubutumwa bafite uyu munsi ni nk'ubuhe? Ubutumwa nubaha abasirikare bagenzi banjye bakiri mu Rwanda kugira ngo bahari ku ngufu ntabwo bahari ku bushake kandi igisirikare nzi neza ko bari kugikora ku ngufu ntabwo ari ku bushake bwabo. Ndabasaba ko boreka ubwicanyi bakava ku muyobozi wabo bo bonyine ahubwo bareba iyo byerekera. Ni ubwicanyi bwabaye bwakoze ku mugaragaro amaherezo bigiye kujya ahagaragara kandi bazakurikirana ni amategeko azakoreshwa bahita gushyigikira umugizi wa nabi Kagame bahita gushyigikira Jacques Mupenzi kaba mbasaba abasirikare ko bosubiza intwaro mu bubiko bakareka kumara abanyarwanda bareke no kumara abakongomani bene wabo kuko nubwo ababeshya ngo agiye kubatura bature mu burasirazuba bwa Kongo nta gihe bazigera batura nabo biciye bahemukiye mu burasirazuba bwa Kongo nibagera nabo
abo biciye bazabihimura aho babitse. Icyo nicyo nosaba. Icya kabiri kaba nsaba abamurinda bareke kumurinda kuko ari inkozi y'ibibi, afite amaraso mu ntoki, aho agenda hose, haba aho yicaye hose, n'ibihugu asura by'inshuti byose bizi ko ari umwicanyi. ibyamubaza nubwo abihakana ariko bigiye kujya ahagaragara byose. Ngasaba kandi bagenzi banjye bahari bazi ukuri kuba gushyira hanze ku bwicanyi bwabaye bwose, dushyire hamwe iriya ngoma tuyizeho, kuko nidushyire ukuri hanze ni ukuri bitamuzi ko ntugise. Nicyo nasabaga abasirikare b'u Rwanda n'abanyarwanda bose bashyire hamwe bahita gushyigikira abicanyi babatange, kuko nta gihe ubwiyunge bizabaho mu gihe umusirikare ari kugenda akica umuhutu n'umuhutu akagenda akoreshwa kwica umututsi. Ibyo ni ibintu tugomba gusezerera, duhindutse haka ariko tunahindura n'ubutegetsi buriho, kuko ni ubutegetsi bugizwe n'agatsiko k'abicanyi. none ubutumwa bufitiye abantu bo muri Nord Kivu, ndavuga abantu batuye muri kariya karere k'iwanyu kayogojwe n'intambara, abenshi baba bashyigikiye Kagame ko akomeza gufasha umutwe wa M23 ndetse n'ibikorwa by'intambara byakomeza. Ubutumwa bafitiye ni ubuhe? Kuko biragaragaraho kuvuga uti inyungu ni za Kagame ntago ari izacu nk'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubutumwa nubaha nuko babwira abana babo bakareka gushyigikira umugizi wa nabi, bamenye ko niba abashaka kubacura nta gihe bazagira amahoro muri Kongo mu gihe hakiri imirwano. Babwira abana babo bagiye mu kirikwa byati nyama byo mukora sibyo, kuko umubyeyi wenda ashaka kugira umwana kumva akaba nibwo baba ari umusirikare. Abari mu nkambi bari gushora abana babo mu ntambara, ababyeyi babo bari mu nkambi ariko bakoreza abana mu gisirikare, ngaho muri M23 ngaho muri indi mitwe itandukanye. Nababwira yuko bareka ibyo bikorwa. Ndagushimiye cyane ku by'umwihariko kuba wemeye ubutumire bwa Radio Itahuka, igihe aricyo cyose tuzakwitabaza. Nkaba nshaka kubaza abantu rero bakurikiye kino kiganiro, amasomo mukuye muri iki kiganiro ni ayahe? Uyu mutumire wacu yababwiye ibintu by'ingenzi yagiye akoramo, kabone ntabwo yatinye kuvuga ubwicanyi nawe yakoranye n'abantu bo muri Demayi. Yaduhaye ingero nyinshi cyane, Kisangani, Mbandaka, aduha n'ahandi hose mwagiye mwiyumvira mu kiganiro kimaze amasaha 2. Yaduhaye ingero z'ubwicanyi bwabereye mu Ruhengeri, ubwabereye Ikami, ubwabereye muri Nyungwe, ndetse n'uburyo abanyarwanda bagiye bicishwa amarozi, inshinge n'ibindi bintu byose ntashobora kurondora muri iki kiganiro. Amasomo ukuyemo ni ayahe? Munyarwandakazi, andikira Radio Itahuka @gmail.com cyangwa utwandikire ku rubuga rwacu rwa internet radioitahuka.org, maze ibyo bitekerezo tubikusanyirize hamwe tubyunguraneho nk'abanyarwanda, ariko dushaka ingamba zitwubaka, kuko mvuga nti ikiganiro nk'iki ntabwo kibereye kugira ngo bibashimishe gusa bice mu gutwi kumwe bisohokere mu kundi, ahubwo kigomba kudufasha kugira ngo dushake ingamba zo kwiyubaka twiteza imbere nk'umunyarwanda. Abanyarwanda bicanye imyaka irenga hafi 25, niryari ubutegetsi buriho buri umutegetsi ku butegetsi azuna muri cumu mu banyarwanda, agacisha makeya akayoboka abaturage n'abaturage bakanyoboka, tugashakira hamwe ibisubizo, tugashakira hamwe ibidutanya, maze tugahuzwa na bike byiza. Kandi mvuga ko dufite nk'abanyarwanda, dufite abanyarwanda b'abanyabwenge, dufite abanyarwanda b'abahanga, dufite abanyarwanda b'abakristu b'abapagani, kandi ndumva twese duhurije hamwe izo mbaraga nta cyatuza kubona ibisubizo. Ikiganiro cy'uyu munsi kikaba kirangiriye aha ngaha, ariko ku by'umwihariko nge n'ikiganiro kibabaje kubona abanyarwanda nta kintu tuvana mu masomo y'ibibazo byagiye biba mu gihugu cyacu, ahubwo dukomeza gushyira imbere ubwicanyi ndetse dushyigikira n'umwicanyi. Niba witandukanya n'ibitekerezo by'ubwicanyi, byahagaragara ubitangaze, wungure n'abandi banyarwanda hirya no hino. Hari benshi cyane uzafasha mu gutera intambwe yo kuva mu bitekerezo nk'ibi ngibi.